Ngiye kubabwira filime 11 zirangira zasobanuye na Rocky mushobora kureba muri iyi weekend. Filime ya mbere bayita The Royal Treatment. The Royal Treatment ni filime irangira yasobanuye na Rocky nziza wareba ugakunda. Filime ya kabiri bayita Age of Adrenaline ni filime nziza nayo irangira yasobanuye na Rocky. Filime ya gatatu bayita Flick. Flick ni filime nziza irangira wareba ugakunda nayo yasobanuye na Rocky. Filime ya kane bayita Unhinged. Unhinged ni filime nziza wareba ugakunda nayo yasobanuye na Rocky. Filime ya gatanu bayita Fatal. Fatal ni filime nziza nayo irangira yasobanuye na Rocky. Filime ya gatandatu bayita Marry Me. Marry Me ni filime irangira nayo yakozwe na Rocky. Filime ya karindwi bayita Awake. Awake ni filime nziza nayo wareba ugakunda. Filime ya munani bayita Red One. Red One ni filime nziza nayo wareba ugakunda. Filime ya cyenda Purple Heart. Purple Heart ni filime nziza irangira love story wareba nayo ugakunda yasobanuye na Rocky. Filime ya 10 bayita Blow. Blow ni filime nziza irangira nayo yasobanuye na Rocky wareba ugakunda. Filime ya 11 ari nayo ya nyuma bayita 24 Indians. 24 Indians ni filime y'igihinde yasobanuye na Rocky nayo wareba ugakunda. Niba ukunze iyi liste mukoreye filime 11 zasobanuye na Rocky ushobora kureba muri weekend ukaba utaramfollowinga, comment na sharing urabukoze.